Bwana asifiwe. Mu mahitamo meza wakoze uyu munsi harimo no gufungura iyi video. Dusanzwe tukugezaho ibyiza by'indobanure, ariko uyu munsi bwo ni akarusho. Biryoshye nk'ibiri bishire vuba. So ubwa mbere mubonye, yewe ntekereza ko atari n'ubwa mbere mwumvise. Niba ibyo mvuga bihabanye no kuri guhari, waracitswe cyane. Nkwibutse ko yitwa ni umwe mu bavuga butumwa bakomeye kandi bamaze kubaka izina ibihumbi by'abantu bigana aho ari buri munsi, bagiye kumva inyigisho ze zikangurira abantu gukizwa, bakizera kandi bakemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima n'ubugingo bwabo. Ababikoze nk'uko mbere, abaganiriza inyigisho zikomeza imitima yabo mu rugendo barimo rwo kugera ku wabahamagaye. Ni umwe mu bapasitori bakunzwe cyane kubera inyigisho ze zihura n'ubuzima tunyuramo bwa buri munsi, byagera ku rubyiruko bikaryoha kurushaho. Uyu ni umushumba w'itorero rya Jubilee Revival Church, afatanyije n'umugabo we Stanley Kabanda. Uyu mudamu yarashinze kandi Grace Room Ministry, akaba ari umuyobozi wayo. Pastor Julienne Kabanda nubwo afasha benshi kugera ku musaraba, ariko ku myaka 17 kumanura, ngo uyu mubyeyi yari umwangavu utyaye cyane ku buryo ngo iyo harenga wagahe gato cyane kuri iyi myaka atarakizwa. Ubu tuba tuvuga indi nkuru ihabanye cyane n'indi gukubwira. Niba ujya ukurikirana inyigisho ze zitandukanye, wumva ko akunda gutera amaturirimbo. Burya ntabwo ari ibintu biba bihuriranye gusa, oya. Uyu mubyeyi burya kuririmba ni impano ye, ikaba imwe mu mpano yahawe kandi akunda cyane. Kuko na kera cyane yari afite itsinda ryakanyujijeho mu tubyiniro twari tugezweho muri Kigali, baririmbaga za karaoke. Ushobora kuba waragize icyifuzo cyo gusengera mu rusengero abereye umushumba bitewe n'uburyo uwaba warumvishe inyigisho ze. Ushobora kuba kandi uri umwe mu bihumbi byinshi bidacikwa inyigisho ze zitambuka ku ma YouTube channel atandukanye. Niba kimwe muri ibi cyarakubayeho, uri umukandida mwiza wo kwibaza ibibazo bimwe na bimwe ku buzima bw'uyu mugore ukundwa n'abatari bake. Niba kandi ari ubwa mbere wumvise izina rye, akaba n'ubwa mbere ubonye ifoto ye, ni karibu cyane kuko ugiye kumumenya birambuye. Uyu mubyeyi wahoze ari umuririmbyi wa karaoke, ubuzima bwe bukabarizwa mu tubyiniro dushyushye Kigali. Ni gute yisanze ari umukozi w'Imana ufasha imbaga y'abantu kwihana ibyaha byabo binyuze mu nyigisho atanga umunsi ku munsi? Ese byafashe imbaraga zingana gute kugira ngo uyu mugore ahinduke icyaremwe gishya ku myaka yarimo? Atari buri wese byorohera kureka ubuzima bw'iraha. Ibi bibazo byose ndetse n'ibindi uri kwibaza, guteranyaho ibyo nanjye ndi kwibaza, birasubizwa muri iki kiganiro. Ibuka gukora subscribe kuko ari inkunga ikomeye ubugeneye ibikorwa byacu. Nukunda inkuru zacu ujye usiga ukoze like, ariko kandi nubona hari n'abandi byafasha, wibuka gukora share kugira ngo bigere no kuri benshi. Ngiye wumva ndi Aime Confiance. Bye kazi. Intimba zacu nizo yishyizeho, nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo ikoreye, twatekereje yuko haleluya intimba zanjye nizo yishyizeho. Ako kababaro kawe kakumungamo imbere nikaguhindure poudre, ongera usubirane ibyiringiro, ongera wikunkumure uvuge ngo my king is alive. Umwami wanjye ni muzima, haleluya ni muzima. Hey. Uwo Yesu araganje, ibihe byose yaratsinze. Nguhaye ikaze mu kiganiro cyawe ari nacyo cyacu. Amazina ye ni Pastor Julienne Kabanda. Ni umwe mu bapasitori bakunzwe cyane na benshi, ariko byagera ku bajene icyanga kikiyongera. Ni umupasitoro umaze imyaka igera kuri 20 mu murimo w'ivugabutumwa, ariko yashize igihe kitari kinini cyane atangiye kumenyekana hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Gusa muri icyo gihe cye gito twita kumenyekana, yomoye ibikomere imitima ya benshi, akomeza benshi mu rugendo rw'agakiza. Uyu mubyeyi w'abana 4 yabonye izuba mu mwaka w'1980, avukira mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ni bucura mu muryango w'abana 8. Yatangiye ivugabutumwa akiri umwangavu cyane, dore ko afite imyaka 18 gusa y'amavuko. Pastor Julienne Kabanda avuga ko gukizwa ari cyo kintu cyamuhaye umunezero ubuzima bwe, ndetse agikuramo kunyurwa gukomeye cyane. Pastor aragira ati, natangiye ivugabutumwa mfite
mfite imyaka 18 gusa umuntu ahorana n'inyota yo kwigwizaho ibintu, ariko guhura n'Imana nicyo kintu nabonye gikomeye cyane. Navukiye mu muryango wa Gikristo ariko utari mu ivugabutumwa ry'uyu munsi. Ubuzima bwanjye mbere yo kwakira Yesu urumva ko ariyo myaka mike kurusha iyo maze ku isi. Iyo myaka rero nakoreye imbere nari maze guca muri byinshi. Avuga ko akiri umwana yakundaga kuririmba ku buryo bukomeye, bikanajyana nuko yakundaga kujya mu night club atandukanye mu mujyi wa Kigali agiye gukata umuziki. Yemeza ko iyo Imana itaza kumufata akiri muri iyo myaka byari kumukomerera cyane. Gukunda no gusubiramo kenshi indirimbo za Brenda Fassie yageze aho atangira kuba ariwe witirwa Brenda Fassie. So uyu nguyu gusa kandi kuko Julienne Kabanda yanakundaga kwigana indirimbo za nyakwigendera Michael Jackson. Ati naciye mu muziki nakundaga ibintu byinshi by'abakobwa bakiri bato, ariko naje guhura n'Imana hazaho guhinduka mu buryo budasanzwe. Iyo biza kurenga iyo myaka sinzi ukuntu byari kugenda. Umuziki ni impano Imana yampaye, narabikundaga cyane. Muri iyo myaka yanjye y'ubuto nari mfite itsinda twaririmbanaga nkarihisha umuryango kubera ko nari nkiri umwana kandi bo bari abakobwa bashabutse cyane. Twagiye mu bitaramo byinshi, twagiye mu tubyiniro twinshi kubyina, ubundi tukabona amafaranga. Nakundaga kuririmba cyane, nsubiramo indirimbo z'abandi bahanzi nka Brenda Fassie. Nasubiyemo indirimbo ze nyinshi n'abandi bahanzi batandukanye. Hari igihe Brenda Fassie yaje mu Rwanda, twagize amahirwe yo gukorana nawe. Gukizwa k'uyu mubyeyi ni indi nkuru kandi itangaje byihariye, kuko yakijijwe mu ijoro yari avuye muri night club kandi bwari buke agasubira mu kindi kiraka. Umukozi wo mu rugo iwabo ngo yabaye imbarutso yo gukizwa k'uyu mubyeyi. Uyu mukozi bari bafite iwabo ngo yari asanzwe akijijwe ndetse agakunda gutendwa intimba cyane n'ubuzima Julienne yari abayemo butaheshaga Imana icyubahiro habe na gato. Uyu mukozi ubwo ngo akajya amusengera inshuro nyinshi ngo arebe ko byibuza Julienne yahinduka. Ati ijoro rimwe nari mvuye mu kabyiniro, hari ikindi gitaramo twagombaga kujyamo bukeye bwaho. Ubwo rero ntashye nibwo nahuye n'Imana hari mu masaha y'igicuku nka saa 9 z'ijoro. Ntashye nasanze umukozi yashyize Bibiliya mu cyumba cyanjye, ndaryama ariko mbura ibitotsi. Amakuru namenye nyuma rero, uwo mukozi iyo yabonaga uko nsohotse nambaye byaramubabazaga cyane, afata amasengesho aransengera. Urumva uwo munaniro nari mfite mvuye kubyina, numvaga ndahita nsinzira kuko sinajyaga mbura ibitotsi. Ariko icyo gihe narabibuze. Narabyutse mfata Bibiliya ndavuga nti reka nisomere. Hari inkuru njya numva y'umugabo witwa Abraham. Pastor Julienne avuga ko atafunguye Bibiliya agamije inyigisho, ahubwo we yashaka kwisomera inkuru za Abraham yajyaga akunda kumva. Nyamara ubwo yafunguraga Bibiliya, inkuru yashakaga ntago yayibonye, ahubwo aho yahingukiye nahavuga ku buryo abantu bazacirwaho iteka ku munsi w'urubanza. Ibyo abonye ko atari bye, yafunze Bibiliya arongera arafomboza. Aho yahingukiye haravugaga hati kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntama. Aya magambo yombi yamukoze ku mutima, aririra Imana atakamba cyane kuko yumvaga atsinzwe n'ijambo ry'Imana. Bukeye bwaho wibuka ko bari bafite ikindi gitaramo bagomba kujya kuririmbamo. Iki gitaramo cyagombaga kubera mu karere ka Huye aho zari muri Butare. Itsinda ry'abakobwa baririmbanaga basabye Julienne ko yaza bakagenda, maze Julienne ababera ibamba ababwira ko yabaye umukristo ubu agiye gukurikira Yesu. Abakobwa byarabasekeje cyane ndetse bakomeza kwizera ko Julienne ashobora kuba ari gutebya, ariko uko iminota igenda ishira barushaho kugenda babona Julienne ari serious mu gukurikira Yesu. Ibi byarakomeye bituma hitabazwa abari bamuhagarariye muri iyi groupe yo kubyina, bamubwira ko agomba kuza bakajya kubyina dore ko n'amafaranga bari bamaze kuyakira. Julienne yakomeje kubabera ibamba abwira ko atari bugende. Baramwinginga bakora ibishoboka byose, ariko Julienne aranga. Bivuga ko iri tsinda bamaze kubona ko Julienne yamaramaje atari buze kujya kubyina, bahise bafata imodoka iberekeza Butare bakagenda. Bageze mu nzira ngo bakoze impanuka. Inkuru yabo iheruka ubwo. Kuri uwo munsi kandi Julienne nyuma y'uko yanze kujya kubyina mu karere ka Huye yagiye gusenga atangira urugendo rwe gutyo. Julienne avuga ko Yesu ajya gusenga mu rusengero rwitwaga Rwanda for Jesus. Guhera ubwo amenya byinshi ku rugendo rw'agakiza. Ageze mu mwaka wa 4
uw'amashuri yisumbuye yahise agirwa umushumba ku ishuri i Nyanza aho yigaga mu kigo cya Espanya. Nyuma y'aho ahaviriye akomereza umurimo w'Imana mu rusengero rwe. Nyuma y'igihe gito arangije amashuri, Julienne yaje gushakana na Kabanda Stanley, maze ngo Imana imuhamagarira gushinga urusengero rwa Jubilee Revival Assembly Church. Avuga ko ikintu yakundiye umugabo we Kabanda Stanley, akanaba umushumba wa Jubilee Revival Assembly Ministry, ngo nuko ari umuntu ukunda Imana cyane. Ati kugira ngo tubane twamenyanye dusengana, ni umwe mu bayobozi nasanze mu rusengero. Namukundiye umutima yari afite wo gukorera Imana atarebye inyuma ndetse no kwitangira Imana. Julienne avuga ko yifuza kubera igisubizo ababyeyi bafite abana bafite ibibazo byo mu mutwe. Kugera kuri ibyo, Kabanda yatangiye ishuri yise High Hopes rigamije gufasha abana bafite ibibazo byo mu mutwe. Ati High Hopes ni ishuri riherereye mu murenge wa Kanombe, rifasha abana bafite ibibazo by'imyitwarire izwi nka autisme n'ibindi bibazo by'imitekerereze byavukiye mu mutima wanjye, ariko atari ibintu nari niteguye gutangira, ahubwo Imana yabinshyize ku mutima, kandi iyo numvise ibintu binje ku mutima, ibindi byose mbikura mu nzira. Mara kubyumva nahise numva ko hari icyo Imana igiye gukora kuri aba bana. Yemeza ko hari umwana we nawe wigeze kugira kino kibazo, gusa bimenyekana hakiri kare, aramuvuza arakira, ubu nta kibazo na kimwe afite, ameze nk'abandi bana. Pasiteri Julienne Kabanda ni umubyeyi, afite umugabo n'abana 4. Umugabo we ni Pasiteri Kabanda Stanley. Imyaka 21 babana nk'umugore ndetse n'umugabo irashize. Bavuga ko kugira ngo babashe kugera kuri iki gihe cyose bakiri kumwe nta ntonganya cyangwa ibindi bibazo byeze cyane mu rushako, ngo nuko babanje gusobanukirwa neza mbere cy'urushako aricyo, ndetse bakanagira inama abandi gufata urushako nk'umushinga ukomeye cyane, bityo bakawutegura bitonze cyane. Itorero Jubilee Revival Assembly Church riyoborwa n'umugabo we Stanley Kabanda ndetse na Julienne. Iri torero ryashinzwe tariki 13 Kanama umwaka wa 2008, rifite intego yo kugeza ubutumwa bwiza bwa Yubile ku isi hose. Ibi byari by'ingenzi wamenya kuri Pastor Kabanda Julienne, umwe mu bapastor bakunzwe cyane na benshi, by'umwihariko urubyiruko. Ni naho nsoreje iki kiganiro. Niba cyakuryoheye, ibuka gukora like, ariko niba wizeye ko hari n'abandi cyafasha, ibuka gukora share kugira ngo kigere no ku bandi benshi. Ngiye wumvaga ndi Aimé Confiance. Hasta la vista.